Sometimes the person you love the most. Ugeze mu gihe Liza ugeze mu gihe nyine gukomeza kubeshya kandi ntabwo utageze ngo mbone nyine subira muri iryo jambo mbwira Steve umuko iriya mbwa Steven niwe nakubwira ngo nyine bisanze yaje twabanaga mu nzu umunsi ku munsi mumesha ibintu nk'ibi ngibi Chérie, please. Sometimes the person you love the most is the one who causes you the deepest pain. Boss, njye naende tayari twagiye. Boss kujyanye n'iki? Steve. Banza umbwira ikintu kimwe. Uhuriye n'umugore wanjye. Bijyanye n'iki boss? Ibyo mvuga ushatse kumbwira ko utari kubyumva. Nawe uzi ukuri muri wowe. Uhuriye iki ku mugore wanjye nawe? Muhuriye kuki? Yakubwiye iki se? Steve wareka kongora. Uzi icyo ndi kuvuga. Kandi ufite igisubizo muri wowe. Wampaye icyo gisubizo ndi kugusaba. Boss, sorry kuba ntarabikubwiye kuva kera hose, ariko umugore wawe nyine twari dusanzwe tuziranye. Steve, ibi bintu ukabibika igihe kingana gutya? Umugabo ku mugabo. Boss, ni story ndende. Gusa nanze kwivanga mu mubano wanyu, umva wenda umvaga ari igihe wenda nawe azabikwibwirira. So kwanga ko bikubwira nanze ko kubateranya. Okay, first of all, banza umbwire. Uriya mwana twite hagati yanjye nawe ise ninde? Steve, ibintu byose urabizi. Se ntago muzi. Ndakeka ari wowe nyine usure mu bantu se. Hanyuma se ntimwabanye? Bose njye ndumva twagenda hano twari tujya hehe ubu turacyajyana? Tugenda. Wowe utandukanye n'uriya mugore. Mwese ko muri bamwe. Okay. Bose ntukeneye ukuri. Njye rero ngiye kukubwiza ukuri ku bintu bimeze. Icyambere ngiye gusaba imbabazi kuba ntarabivuze mbere hose, sibyo? Ko nanze kwivanga mu byanyu. Ariko uriya mugore ikintu ugomba kumenya. Uriya mugore ni shitani. Ni shitani mbi cyane. Atandukaniye nawe. Uyu mugore ubona witwa umugore wawe yanyiciye ubuzima kumbona. Ese boss, iyo mbonye isa gutya, urana ntaberewe, urana ntari umusore wagakwiye ubuzima bwiza nk'abandi bose. Urana njyanye no gukora akazi ko mu rugo. Hanyuma se bigahuriye no kuba waraje gukora akazi ko mu rugo. Uyu mugore twarakundanye. Murumuna we aza kugira ikibazo, ararwara bikomeye. Ku buryo bamuca amafaranga angana na miliyoni 5. Ayo mafaranga ni ngiye wayabitangiye. Ngwanirira Rukundo narifitanye na Liza, umugore wawe. Urumva? Ibyo byose atereriyo. Arancika nyine aragenda, ndamubura, anca amazi. Nibwo naje kukwaka akazi hano sanga muri kumwe. Ndatungurwa nyine. Ndavuga ibintu bya bindi Imana ihorera umuntu. Ndavuga umunsi n'umwe gusa
ikibyimbye kizameneka wenda n'uno munsi rero icyo ugomba kumenya ni icyo ngicyo ni shitani nta muntu muzima ufite nta mugore ufite ubu twabanaga mu nzu mwese mu mitwe yanyu mufite ibyo bintu mu bitekerezo mwangize ikigarasha mungira ikigoryi bose nakubwije ukuri uri umugabo mugenzi wanjye nanjye nari ubu nari mfite ubushobozi bwo gushakisha ubuzima nk'abandi bose ariko uyu mugore niyo nyirabayazana y'ibi byose ubu ni ubuzima ndimo si byo washaka kumenya se kanjye kureba muzehe ibintu byose biri bukemuke none se ikindi kandi ngaruke ntagusanga aha ngaha nse bose ngaruke ntagusanga ariko mubwiye Nisana nakubwiye turi buriye ko nahageze ngaba nakubuze imeze bite. Ikibazo na gahunda zawe rero zimeze nk'iz'abakecuru byo nakugira gahunda nk'umuntu w'urubyiruko. Wajya ukorana imbaraga man. Reka iyo mikino ariko none se urakomeza kubona niba ukomeza kwicara ahantu igena kumuje gutegereje. Njye nageze kare maye nakubuze mbabara wihuta. Okay. So. Sometimes the person you love the most is the one who causes you the deepest pain. It hurts to let go, but sometimes it hurts more to hold on. Loving you was like on a wall. I never came back the same. uriyumva ute muri wowe niko riza mwiza we uriyumva ute muri wowe sowe mbaza riza uri kubyumva ariko cyo nashakaga nanjye nakigezeho nakigezeho kandi ntago birangiriye paka ubyaye iyo nda mwana wanjye nkamutwara uzamenya ingaruka y'ikibi sibyo no I am not happy I am very happy wenda umugabo wawe nimba ari umunyamuwe ubwo aremera mukumanya sibyo yanyirukanye it's okay ntago anyirukanye ku isi agenda mba umukarani nk'uko byari bisanzwe shakisha ubuzima ariko I will be back ubu ngenda nanaguhumurirwa ahantu hose ntago nzabura ahantu gusa wankwepera he kireka nurenga umupaka kandi ibyo wansabye nabikora. Yes, wakoze. Yes, nyine ngaho mu buzima bwawe.
ubwanjye ariko uracyabufite. Nubungarurira uzantege pe, uzantege. Ubuzima bwawe nzabukurikira. urebye n'ubundi umwana n'uwawe kandi umugabo yabimenye hari ikintu ushaka. Ncuri umwana ngo ni uwande? ubundi ko ubonye ko umwana ari uwanjye sibyo? Umwana kubwira ko ari uwawe, ubu nibwo wumva ko ari uwanjye sibyo? You just wait. You will see who is Steven, who is real Steven. Kaboyi kariza. Okay. ariko ntabwo nigeze ngira uruhare muze gukora muri uru. Jya umenya ko Imana ihorera. Ni Imana yaduhuje kugira ngo ibi byose bibe sibyo? Umuntu utagirira impuhwe na masikini, wari ubizi ko nta kintu mfite, ndirya ndimara ngira ngo nkunde wenda nkweguka, rega njye naragukundagariza, naragukunze, ariko miliyoni 5 wabonye ari utuntu tureba zikazarindagire. Urukundo si umuca inyuma gute, ntukavuge n'iryo jambo. Ntugashake kuzana iturufu n'iki, ibyo wabikoze ubizi. Yeah? Oh yes. Seriously? Ibyo mbwira urakomeje? Aguye kwa muganga. Shabikoze neza pe. Zaguhemba. Ciao. Por. Waza nupfushije umugabo pore nyine. Arapfuye. Gwaka arapfuye. Ahubwo tumwe. Isosi yabimenetsemo inshishi se. Urumva bikomeje. Urumva ari igitangaza kuba rwakapfuye. Ariko nubwo agiye nubwo nari umwavoka we tugakorana, ariko nayo yarampamukiye. Nawe bigomba kumugeraho. Urabona kugira nabi kose ko ari bibi cyane. Nagenda pfe. Agenda musanga yari inshuti ye, niba atarindyarya agenda musure baganire. Ariko nawe ntiwavuga utyo, umuntu apfuye, umuntu agenda apfe, nagenda agira napfa kangana iki? Bikana nini? Ni amahirwe make wagize. Amahirwe make ntabwo ari we yazize. Ubu si uko umugabo wanjye yafunzwe akanirwa muri gereza ntabwo ubizi. Ariko ibyo ntiwabikurikiza. Kuko nta mutima ngira. Kuko ntababara. Byose ugomba kubyirengagiza kuko ukareba ahubwo ibiri imbere, ibyatambutse ukabyibagirwa. Rwose marayika we. Bivuze ngo umugabo wanjye ntabwo urupfu rwe rwakubabaje. Aho ni sawa cyane. Ahubwo tugomba kujya gushyingura tukabashyigikira mu ba mbere kugira ngo urupfu rwa katagira umuntu urudukekera. Ubundi tugomba kuba duhari.
ube hafi y'umuryango nanjye ngomba kuba hafi y'umuryango tukajya tugatabara mu nama zitegura kumushyingura iki ose niba ari bwa gipfa umuhungu yabimenyera ahubwo ngiye kumuhamagara mu kanya biriya bintu byose tuzabimukora asigara ari nyakabwana umva aho nabaye ubuzima nabayemo asigara ari nyakabwana umva icyo nzi cyo nanjye ntabwo nzakubera umuhungu nzabyitwaramo neza kandi uzabona ko ibyo turimo gukora twese byari bifitiye inyungu yari abikwiye kugenda rwose nagende umwijugunyuro we kurya ibyo atavunikiye kubabaza abantu nawe abe bababare no kwambura abantu no escroquerie n'ibiki kandi akigira umuntu mwiza biriya rero nibyo nangaga cyane azi neza ko yanyiciye umugabo arimo araza anyibwirishwa neza anyijanishwa 20,000 nari mfite miliyoni zirenze 200 cyo kunsuza 20,000 reka nkubwize ukuri uriya mugabo yagize nabi nagenda yarahemutse erega Imana ihora ihoze natwe umuntu upfuye bavuga ntushobora kumuvuga nabi umva ngewe reka nkubwire bampaye n'ijambo kumwe baha ijambo abantu kumva nge navuga ukamena ayo mabanga yose nuko ntawampiye mikoro nyine ariko navuga oya ntabwo ari byiza ibyo ngibyo mujye mubyiga nge ntabwo ndi musamariya mwema nibo bantu bazi korosa bagatwikira ibibozi nge ntabwo nzi korosa ibibozi biba byarangiye abatakiriho ntama uravuga iki ngewe ndashaka guhamagara umuhungu we nkumva reaction ye kandi ndamuhamagara ataranagenda ataragisubira hariya ndimubwira nategura rero ishyinguro ry'urupfu rwa se nabo barere nk'uko natwe twagize reka utoroshye ariko napfakaye ingana iki napfakajwe nani umwana wanjye yavuye mu ishuri inshuro zingana iki yabuze minerivare ahubwo ngomba gukora fete au village ngaserebura ngahamagana inshuti zanjye tugasangira nkabaga inka nkakemera abantu ikimasa kikagwa hariya cyane bakoze kunzi igice uruzi ibintu nakoze sinabyaye umwana umwe w'umukobwa nareze mvunitse ibaze ko nemeye ko ajya kubana n'inzigo kugira ngo nzihimure kugira ngo uroroshye yakinnye n'ikipe atazi iyo ariyo ariko ntiyarazi ko ari umukobwa wawe yari abizi ahubwo yari abizi ahubwo yagira ngo yorose akonsora ako gahinda yaguteye mbese ku mutima mu nda ni kure nari mbitseyo abanyarwanda baravuga ngo ubitse mu nda ni imbwa n'imwiba imbwa n'imwiba urabona ntacyo ngezeho se ntabwo woroshye ntawatinyuka biriya bintu Yes Roger, gahunda twari dusanye ntabwo gikomeje. Hari ikibazo kivutse mu rugo kandi ngomba kubanza kugikemura. Ngiye kujya kuri muzehe. Alo? Umuze arapfuye? Ntabwo bishoboka. Yego ndamaye. Naho mbwira kurira se byageze gutubwira. No, ntabwo bikunda ngo wadada arapfuye. urabizi ibyo wansabye nabikoze icyo washakaga cyose cyari kubwiza umugabo wanjye ukuri nanamubwira ko inda itari yawe ibyo byose byaba ntibishyikiruca
ngenda ashaka umugore wanjye kandi ubu nonaha ngiye kugenda, ntabwo ndi bugende gusize, tugomba kujyana. Rukundo, Umuhemu, Rukundo. Sometimes the person you love the most is the one who causes you the deepest pain.